Hello, ikaze mu kiganiro Sunday Glow aho mbereka uburyo nitegura ngiye gusenga, makeup, amavuta yo kwisiga, imyambaro, imyenda yo kujyana kuri church. Uyu munsi ndabereka makeup ariko tuzajya twitegura nambereka amavuta, mbereka uburyo nitegura imyenda nambara, mbasobanurire. Murabizi ko hari imyenda yo kujyana ahantu hose, imyenda yo kujyana muri sport, mu isoko, ku kazi ndetse no mu rusengero. Ubwo rero nabyo tuzajya tubivugaho. Hanyuma uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi imvura yaguye cyane, ntabwo nigeze nerekana detail nyinshi za makeup, ariko turitegurana dukorana makeup ituje. Murabona ko nakoze makeup ituje, bereke ikanzu nambaye nziza yo kujyana mu rusengero. Ntabwo ari ukuvuga ko hatabaho uko wambaye kose utajya mu rusengero, ariko hari igihe ubona ko umuntu asa neza yagiye mu rusengero. Ikindi rero ku mpera z'ikiganiro turasenga, dusengera abarwayi, dusengere abantu bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo ubutaha bazakora iki kiganiro mumerewe neza. Turajyana gusenga, mbashyirireho link y'iteraniro uko ryagenze. Uyu munsi ni kuri Pasika, Pasika nziza kuri mwese. Nzajya mbashyiraho link y'iteraniro kugira ngo namwe mubashe kubana nanjye mu iteraniro. Ubwo byose tubane, Imana iduhe umugisha. Ndimo kwisiga primer. Iyi primer yitwa e.l.f-Poreless Beauty. Ituma ihisha tuno twenge two ku mubiri, igatuma uruhu runyerera ku buryo isize makeup iba inyerera kandi igahita ifataho neza, igatindaho. Ni ukuvuga ngo buri gihe iyo wisiga makeup ni byiza kwanza primer. Hari ukuntu wisiga makeup ukabona ntago zifashe neza ku ruhu, ntabwo zigaragara neza, kandi ituma makeup zitangiza uruhu. Ngiye gukurikizaho makeup yo ku maso. Ndakoresha eyeshadow palettes ebyiri, iyi ngiyi hamwe. Iyi eyeshadow nyimara igihe kinini yitwa Romantic Bird. Hanyuma hakaba n'iyi ngiyi yitwa Wild Heart, I think. Sorry, imvura irimo iragwa, sinzi niba muri bunyumve neza. Urabona ukuntu iyo wasize primer, ubundi ababona primer za hano ku maso, ariko n'iyi ngiyi irakora. Iyo wasize primer, makeup zose usize zirafata pe. Ku maso rero iyo ndimo kwihuta cyangwa nshaka gusiga makeup isanzwe, nkoresha urutoki. Yo irakeye, murabibona ko ikeye cyane. Ndakozamo rimwe ku maso yombi. Ngiye gukozamo akabrose rimwe, sige no ku rindi jisho. Ngiye kwisiga tiro. Ndayihutisha. Hari video nakoze yo gusiga tiro, ndayibereka kugira ngo murebe neza. Irimo details ukuntu wisiga tiro. Naho ubundi ku maso, ku jisho eyeshadow ni ibinkora, no gusiga shades ebyiri zonyine.
makeup nukunguka isa murabona ko isa neza mwakoze kurikira video ngiye kubereka ikanzu nambaye nshyiraho ceinture hanyuma tujyane gusenga ndashyiraho link y'iteraniro kugira ngo naryo murikurikire tujye no gusenga rero reka dusengere abantu bafite ibibazo abarwayi kugira ngo Imana ibafashe kuri uyu munsi wa Pasika itara ryazimye ariko reka dusenge. Mana nziza turagushimiye cyane turagushimiye ko uri urukundo rutagira ingano turagushimiye ko utugirira neza igihe cyose uyu munsi wa Pasika twishimira intsinzi yawe twishimira ko umwami waducunguje amaraso yawe tukaba tutakibarwaho urubanza rw'ibyaha ni umunsi ukomeye turagushimye abantu rero bababaye abarwayi abafite imvune ku mutima abantu bose bafite ikintu kibabangamiye mwami turasenga ngo basange abafite ibyishimo bakomereza ibyishimo bakomereza amaboko bakomereza imbaraga abatameze neza abarwayi mwami turabizi ko mu mibyimba yawe wadukijije mwami abarwayi bose bakize kandi utugiriye neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo icyubahiro cyose n'amashimwe yose no gukomera kose mwami bikugarukire kuko uri mwiza kuko urakwiriye kuko Mana ntawe uhwanye nawe mu izina rya Yesu dusenze amen. Mwakoze cyane kubana nanjye reka tujyane kuri church nawe utaha mu yindi video nizere ko mwibutse gukora subscribe.